Yesu nashimye, Yesu nashimye. Nongerewe nanone kunezerwa kubana namwe muri aka kanya. Imana yacu ishimwe iturinze ikaduha ubuzima. Ndashimira Imana namwe ibarinze kandi nanone umwaka mushya muhire. Mbazaniye inkuru nziza Yesu Kristo yashyize muri ngewe kugira ngo tuyinazerwe tuyiganireho. Ni ijambo riri muri Samuel wa mbere 19 ku murongo wa 18. Ni ijambo ryo kubabwira ngo nimuhungire ahantu Imana iri, nimuhungire ahantu hari ubutware bw'Imana, nimuhungire ahantu Imana ishobora kubarwanirira. Ibiri kuguhiga byose ugira ahantu uhungira. Uyu Dawidi Sawuli yari amuhize, ariko Dawidi yigira inama yo guhungira Inayoti Rama, mu gice cy'ubuhanuzi, mu gice Imana yavugaga, mu gice Imana yakoraga. Namwe ndababwira uti uyu munsi ibiguhiga, ibiri bugushake bigusanga ahantu hanyaho. Yesu wacu nashimye. Mureke dusome. Sawuli akurikira Dawidi. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samuel i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samuel batura Inayoti. Hanyuma babwira Sawuli ati Dawidi ari Inayoti Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samuel ahageze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwira Sawuli, atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi, ubwa gatatu nazo zirahanura. Bukeye yarihagurukira agira mu bwe, arasukira ku iriba rinini ry'Iseku. Arabaza ati Samuel na Dawidi bari he? Umuntu umwe arasubiza ati bari Inayoti Rama. Nuko ajya Inayoti Rama, maze umwuka w'Imana muzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye Inayoti Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samuel, arambaraye hasi yambaye ubusa, yiruza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga ati mbese Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Imana yacu tugirire neza. Ndashimira Imana ko ibiduhiga byose biza, ariko natwe abana b'Imana tukaba dufite ahantu duhungira. Abana b'Imana duhungira umunsi y'umusaraba. Haleluya. Abana b'Imana duhungira ku karago. Abana b'Imana duhungira ahantu Imana ivuga. Dawidi ikintu cyamutabaye nuko yahungiye Inayoti Rama. Kandi Inayoti Rama hari ahantu habera igikorwa cy'ubuhanuzi, hari ahantu habera igikorwa cy'ubutabazi. Ikintu mbifurije ndetse nanabingingira, muhungire ahantu hari ibyanyu. Imana yacu nishimye. Ngo nuko Sawuli ngo amenye yuko Dawidi yahungiye Inayoti Rama. Ndi kubabwira ibintu biri kubahiga byose, ibintu bibazi, ibintu bibashaka, bimenye amakuru yuko mwahungiye ku uyu mwami. Iyo uhungiye ku mwami Imana, Imana irazi kuvuga ku buzima bwawe. Iyo uhungiye ku Mana yacu, nta kintu na kimwe kikugiraho ubushobozi. Iyo uhungiye ku Mana nziza, ukaza kukaraga uciye bugufi, ushaka kugira ngo Imana iguhishe, abanzi bawe ntabwo bakugiraho ubushobozi, ahubwo baraza bagahindura amagambo. Imana yacu nishimye. Imana ifite ubutware bwo gutegeka abanzi bacu bari baje kutwica bakaduhanurira kubaho. Imana yacu nishimye. Uyu Sawuli yohereje intumwa icyari kizizanye, zari zije kwica Dawidi, ariko ngo bageze Inayoti Rama. Haleluya. Bageze Inayoti Rama barahanuye, bahanuye badasanzwe ari abahanuzi. Bahanuye bavuga uti Dawidi urarinzwe. Imana ishimwe. Bahanuye bavuga uti Dawidi ntacyo uzaba. Ikintu nakubwira nakwifuriza muri uyu mwaka wa 2020 twinjiyemo na kane, abanzi bawe baguhanurira ibyiza kuko uri Inayoti Rama. Imana yacu nishimwe. Ibyari bije kukwica bihindura amagambo ku buzima bwawe kuko wahungiye Inayoti Rama. Inayoti Rama ni ahantu Imana ivuga. Haleluya. Abantu bahungiye Inayoti Rama babonye ubuzima. Abantu twahungiye Inayoti Rama twabonye Imana ihindura amateka. Abantu bahungiye Inayoti Rama twabonye abanzi bahindura amagambo. Ngo nuko Sawuli ngo yohereza izindi ntumwa. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo Satani wateguye intambara, ngo n'ubu ngubu baracyategura. Niyo mpamvu utagomba kuva ahantu Imana iri. Niyo mpamvu utagomba kuva ku masengesho.
niyo mpamvu utagomba kunanirwa, niyo mpamvu utagomba gucogora. Ndakwifuriza kugira ngo ugume ahantu Imana ivuga, ugume ahantu Imana ikora, ugume ahantu Imana iri. Ahantu Imana iri ni munsi y'umusaraba. Ni ukwiyambura intege, ni ukwiyambura ibya kamere, ni ukwiyambura ibyo wibwira, ni ukwiyambura icyo wowe wumva wakwibashisha, ahubwo ukabwira Imana uti mwami ndayamanitse, ngwino undwanire. Haleluya! Iyi Imana ikurwaniriye ivugana n'abanzi bawe, iyi Imana ikurwaniriye ivugana n'ibigeragezo byari imbere yewe. Imana yo mu ijuru yavuganye n'umusozi wari imbere ya Zerubabeli, namubwira ngo wa musozi we ngo wiyita iki? Kubera Zerubabeli yari ari kumwe n'Imana, yari abitse ibyasezeranyijwe, yari yaravuganye n'Imana. Nanjye ndababwiye ngo mugume ahantu Imana iri. Haleluya! Buri gihe twuvuga ku birenge byawe Mana we, ngo niho natabaye. Ku birenge bya Yesu Imana ijya yivuga, ku birenge bya Yesu Imana igitanga ubuzima, ku birenge bya Yesu Imana igihindura amateka, ku birenge byayo Imana igikuraho abanzi barangiza bakaza bagahindura amagambo. Icyari kije kwica Dawidi cyamuhize igihe kirekire, ariko Dawidi yahungiye ahantu heza. Mbese uyu munsi, mbese aya masaha uri guhungira he? Mbese ibigeragezo ufite uri kubibwira nde? Mbese intambara urimo uri kuzihungira hehe? Hungira i Nayoti Rama, nibwo ubutabazi bwawe buzakora, nibwo Imana izaza ikivuga, nibwo Imana izaza ikiyerekana, nibwo Imana izagira ukwikugenza. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni ihimbazwe. Yateguriye abera i Nayoti Rama, yateguriye abera ahantu baruhukira, yateguriye abera ahantu babona ubutabazi. Haleluya! Abakomeye hari ikintu batagufasha, abakomeye hari ikintu batakubashisha, ariko iyo uhungiye ku mwami ajya avuga uti niki ndagikoze kuko wangiriyeho umugisha. Imana yacu nishimye. Ngo nuko Sawuli yohereza izindi ntumwa za gatatu, ngo nazo zihageze zirahanura. Imana yacu nishimye. Zahanuye ku bw'itegeko ry'Imana, zahanuye atari uko zibishaka, zahanuye atari uko zari zifite umugambi, ahubwo zageze ahantu Imana ivuga. Imana ishimwe. Mbese uri he? Mbese uri kurwanira intambara hehe? Haleluya! Mbese utegerereje Imana he? Mbese Imana uri kuyihamagarira hehe? Yihamagarira i Nayoti Rama. I Nayoti Rama ni ahantu ufite ibyiringiro, ni ahantu uturije Uwiteka, uri kuvuga uti Uwiteka ndakurindiriye, Uwiteka wakoze biriya uri bwongere ukore, Uwiteka ntabwo nzapfa nzarama, ahubwo nzamamaza imirimo yawe wakoze, Uwiteka nkomeje urugendo. I Nayoti Rama ni ahantu ugira ibyiringiro bigukomeza, bikagutuma udashobora kugira ubwoba ngo utinye ibigukurikiye biri inyuma yawe. Imana yacu nishimye. Ibidukurikiye ni byinshi, ariko aho duhungira hari ubuzima. Ibidukurikiye bishaka kutwica ni byinshi, ariko dufite Imana iturengera. Ngo nuko Sawuli abona intumwa ntabwo zihagije, ngo nazo arangije avuga uti reka nigerereyo. Imana ishimwe. Sawuli nawe ngo ariyizira. Sawuli wari umwami, aza guhiga umuntu Imana yavuzeho, aza guhiga umuntu Imana ifiteho umugambi, aza guhiga umuntu Imana igambiriye kugirira neza, aza guhiga umuntu Imana yahaye nzagutabara, nzakurengera, nzaringaniza ibintu bitaringaniye, mu ishyamba ry'inzitane nzajyana nawe, mu muriro utwika nta kintu uzaba. Aho hantu iyo ubyiringiye Imana yaravuganye nawe urakomera no ku munsi mubi. Imana yacu nishimye. Sawuli nawe ngo yarahageze arangije arahanura. Imana ishimwe. Nagize iyerekwa nibaza uburyo Imana yabwiye Sawuli yaririmo irabimutegeka kugira ngo ahanurire Dawidi yuko ari umwami. Kandi ikintu Sawuli yahigaga kugira ngo Dawidi atazaba umwami. Ariko reka mbabwire, ibibahiga byose ntabwo bizabuza umugambi w'Imana kuzura, ibibaguhiga byose ntabwo bizabuza umugambi w'Imana gusohora. Imana yategetse Sawuli guhanurira Dawidi uti Dawidi nubwo nkurwanya uzaba umwami, nubwo nkurwanya uzagera kure, nubwo nkurwanya uzansimbura, nubwo nkurwanya Imana iragukunda, nubwo nshaka kukwica ariko akira kubaho. Ndategekera ubuzima bwawe, ibyari umwanzi wawe, ibyashakaga kuguhiga biguhanurire mu izina rya Yesu, ibyashakaga kukwica byaturishimwe ndetse n'ihumure ku buzima bwawe. Nimwakire kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.